bijya gutangira ngo atandukane n'umugabo wiwe. Yabanjije kujya amusuzugura, akajya amwereka ko rwose umugabo ari hasi, bituma umugabo nawe rwose afata undi mwanzuro. Uyu mugore gutya murimo muramubona yaje gusuzugura umugabo wiwe. Umugabo we yahise aza rwose arimo aramusohoza ati sheri, ati bimeze gute se utambwiye ngo nze dufate ibya mu gitondo? Umugore rwose yahise atangira kuba yamwumva nyine umugabo ukuntu arimo aravuga, yahise atangira kuba yakicara, atangira kuba yamubaza ati se sheri, ko ngewe nta kintu wanteguriye, nkaba mbona rwose n'amasaha ageze, ubwo ngubwo nyine wagiraga ngo bigende gute? Umugore yahise atangira kuba yamubwira ati se ngewe wanzaniye nk'umugore wawe cyangwa wanzanye nk'umukozi? Ko ngewe buri gihe mba numva rwose ufite utuntu tw'udutegeko twa buri kanya, wanzanye nk'umugore wawe cyangwa ndi umukozi? Banza umbwire. Umugabo rwose nawe buri kintu ajya yavuga akavuga ati ariko ngewe nakuzanye ahangaha kugira ngo tujye twuzuzanya rwose, ntabwo ngiye nakuzanye nk'umukozi, nakuzanye nyine nk'umugore, ariko kugira ngo tujye twuzuzanya. Umugore yahise amubwira ati se nyine uko niko kuzuzanya? Ati ngewe rwose ntabwo wanzanye nk'umukozi, nuzajya ugira ibyo ushaka rwose ujye ugenda nawe ubiteke, nanjye mba nakoze ibyanjye, kandi rwose ibyo ngibyo niko kuri, nta mpamvu rwose yo kugenda wirirwa umbwira unyaka ibiryo ukagira ngo ngewe ninjye uteka, ngewe ntabwo rwose ngenda umukozi ahangaha. Umugabo rwose nawe yaritondaga yahise atangira kuba yamubwira ati sheri, atariko ibyo bintu rwose ayo magambo mbwe yarakomeye, ati ngewe numvaga rwose kunkorera ibintu bya mu gitondo ndi burye nta birenze. Ati yego niba nta birenze rero ubwo ngubwo wakabaye ubihishije aya masaha, nta kuvuga ngo rwose ngo ngewe ndagenda ngo ngenge mu gikoni ngo nteke nawe uhari, ibyo ngibyo rwose ubyibagirwe, ngewe ntabwo wanzaniye nk'umukozi ahangaha. Umugabo disi yahise abyumva rwose ibintu umugore amubwiye, nawe buri kintu rwose yaba yabwira umugore wiwe. Umugore yahise yigira muri telefone, umugabo nyine abona ko bamuryanye sine, ndatangira kuba yamubwira ati se sheri, ati ibyo bintu ko rwose urumva bisobanutse ku buryo ngiye najya guteka rwose uri ahangaha, kandi rwose nta kibazo, urabona ngiye kujya mu kazi, wowe ukoze ibyawe gusa, nanjye nari nkeneye kuba nagenda mu kazi majije kurya. Umugore rwose yahise amuseka aramubwira ati ibyo ngibyo rwose birimo urambwira ntabwo ndimo ndabyumva neza, ati genda rwose ku kazi bakugaburire, ngiye ntukajye uba wambwira ubusa ngiye rwose ngo ngutekere, atako gasuzuguro rwose ugakuraho ubundi. Aramubwira ati sheri, ntabwo ari agasuzuguro rwose kuba wankorera ibiryo, ndumva ngiye rwose nta birenze rwose, gisa abandi bagabo ko babibakorera, ngiye komereza ibiryo hari ibirenze? Umugore yaramubwiye ati rero mva nkubwire n'ibindi, ngiye ntabwo ndi umukozi wawe, ati niba ushonje fata uyu mugati uwurye. Yahise amunagira umugati woshye imbwa. Umugabo rwose nabona ko rwose ari nk'agasuzuguro. Umugore ahita yongeraho n'amagambo aramubwira ati umva ngiye nkubwire, ubu bwa mbere n'ubwa nyuma umbwiye ibintu byo kugutekera, ngiye ntabwo ndi umukozi wawe. Umugabo disi yumvisha ibintu umugore nyine amubwiye, asigara aho ngaho rwose ari mu gahinda kenshi, arimo aribaza nyine ukuntu umugore wiwe amusuzugura bene kano kageni, asigara arimo arihanagura nyine imigati yari amuteye. Mwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe waba wayikora, muri comment umbwire ko ino video urimo urayibona, niba yanagushimishije ukore kuri like. Wa mugabo yasigaye aho ngaho arimo arihanagura kubera ko umugore nyine yari amajije kuba yamutera ibiryo bye nk'agasuzuguro. Baratwereka aho hafi hari umugore nyine wari wibereye aho ngaho ameze nyine nk'aho arimo arareba ibintu aho ngaho mu gitabo. Aho hafi wa mugabo nyine yari ari kuri telefone arimo araza, umwe tubonye rwose bafashe nk'inganzwa birirwa bateragura imigati. Yaje aho ngaho itangira nyine yari yahugiye mu telefone, tangira kuba yababwira ati nkorera agakofi rwose ninywere njye mu kazi ndimo ndakererwa. Umugore wari uri aho ngaho nyine ukabona nyine umugabo rwose ntabwo yamwitayeho, ariko umugore atangira kuba yamubwira ati boss, ati se ngukorera agakofi nyine uri kwihuta cyangwa rwose uraba ukanywera wicaye aho ngaho? Umugabo yese akebuka aramureba, tatangira kuba yamubwira ati ati nyihanganire, ati ntabwo nari nabyitayeho, numvaga ari babakozi tumenyeranye cyangwa nayobye, ntabwo ari ahangaha rwose baba bari. Umugore yese amubwira ati ntabwo wayobye, ati uyu munsi nuko batakoze rwose ndi mushyashya ahangaha. Amubwira ati ati nta kibazo rwose nkorera agakofi ndi kwihuta ngiye kujya mu kazi. Umugore yese amubwira ati nta kibazo rwose reka nkagukorere, ati se uraba wicaye cyangwa uraba uhagaze aho ngaho nta kibazo? Amubwira ati nta kibazo ngiye rwose nkorera reka njye kwicara. Umugore yese atangira kuba yamubwira ati genda nta kibazo ube wicaye hariya, reka mbe ngatunganya nanjye ndahita nkazana. Umugabo yese amubwira ati rwose ungirire vuba, ndimo ndihuta ngiye kujya mu kazi nakererewe, ungirire vuba rwose ngende mu kazi. Umugore yese amubwira ati nta kibazo ntabwo bifata iminota hejuru ya 15, kereka niba ubishaka rwose udahiye neza, ariko ngiye rwose ndagerageza mbe nakagukorera rwose kabe gatunganye, genda ube wicaye hariya rwose ndakakuzanira nta kibazo. Umugabo yaramubwiye ati nta kibazo rwose reka ngende nicare, atari kugire vuba rwose ube wakankunganyiriza ntaza kuba nakirerwa mu kazi. Umugore yahise amubwira ati rwose kuko aya masaha abenshi usanga barimo barakinywera mu rugo, ntabwo rwose nyine twari dufite gahunda yo kuba twagategura, genda ube wicaye ngandebera. Baratwereka wa mugore disi yabaga yibereye aho ngaho ari kumwe n'abandi bagabo aho ngaho, arimo aramubwira ati sheri, ati rwose ubu ngubu rwose uzi ukuntu nishimye kuba ndi kumwe nawe, ati rwose ndumva nishimye. Umugabo nyine akajya amureba na gasesemi rwose, ariko ajya amubwira ati bonyegutsa
ahangaha ahubwo ndumva urimo uranyica. Umugore biramutungura nyine kumva ukuntu umugabo arimo aramubwira ngo aba amwegutseho, amubwira ati njye rwose ibyo bintu ubu mpagiraho njyewe ntabwo aba ari byiza rwose kuba wamvunagura njyewe nisonzeye. Umugore yahise amubwira ati hoya reka njye kugukorera ko kurya nta kibazo, kandi ndebera wa mugore mu biryo yanze gutekera umugabo wiwe agiye kuba yabitekera uno mugabo. Umugabo yahise amubwira ati njye ndumva rwose njye nisonzeye, ati ariko kandi ntabwo nshaka ibintu byo kurya rwose, ntabwo mba nshaka ibintu byo kurya. Umugore yahise amubwira ati se wakihanganye nkagukorera akantu ko kurya rwose, ko rwose numva urimo uravuga ko ushonje, kagukorera ndiko ariko kaba ari sawa rwose waretse nkakagukorera. Umva ukuntu arimo aramuhatira ibintu byo kurya kandi umugabo we rwose yanze kumutekera ahita anamubwirana nabi. Umugabo yahise amubwira ati oya njye nta biryo njye ryawe nshaka, ati rwose njye mfite ahantu ndira ntabwo ari ngombwa kujyana ngenda ndya abantu ahantu hose mbonye, njye mba mfite ahantu ndi burya. Umugabo yahise amukubita amafaranga ati ahubwo akira amafaranga rwose uhite werekera ugende, ibyo byo kungaburira njye nta biryo nshaka rwose. Umugore yahise atangira kubara urufite umugabo nyine yari amuhaye, atangira kumubwira turakoze cyane rwose sheri, ati so ngubu ndakora mwikira, ati turakoze cyane. Umugore yahise aza rwose agiye kumwegera amubwira ati we, ati ntabwo ari ngombwa rwose kunshimira unsomagura, kandi ngiye rwose nakubwiye ko ngenda kunda umuntu unsomagura gutyo ngewe, ati buri kanya unsomagura ngiye ibyo ngibyo ntabwo mba mbikeneye. Umugore akamubwira ati se sheri, ati wajya ureka rwose kwitwara gutyo ibyo bintu akaba atari sawa. Akamubwira ati we, ati ceceka aho ngaho rwose ntabwo ari ngewe umfatira umwanzuro w'ibintu ngomba gukora, mfite ibyo nkunda n'ibyo nanga, ntabwo ari ngombwa gufata ibintu nanga ngo ubinkundishe. Umugore yaramubwiye ati ari rwose nta kibazo, ariko wari kureka nkagukorera ibyo kurya niba nta kibazo, nkabugukorera rwose niba ushonje. Umugabo yahise amubwira ati ariko ubundi wowe uragira ngo ngiye nkubwire ngo nguki, ngiye niba nakubwiye ko ndashaka ibiryo nyine byawe watetse uragira ngo nkubwire ngo nguki, amafaranga yawe sinayaguhaye, wakerekeye ukagenda, ningukenera nzongera nkubwire, ariko atari ngombwa kuba waza umfatira imyanzuro y'ibintu na bimwe urimo urumva. Reka nta kibazo ngiye nerekere, niba rwose wampaze nta kibazo ngiye ubwo ngubwo tuzasubira ubutaha. Ariko umugabo nyine yamaga kubona ibyiwe yashakaga yahitaga nyine ahita amuzinukwa nyine akamubwira ati genda wowe. Baratwereka umugabo wiwe nyine yari avuye mu kazi amuzaniye indabyo nyine atangira kuba yaza ahamagara ati Jessica. Umugabo nyine arimo arahamagara Jessica, akatangira kuba yahamagara ati Jessica, nakumva nyine ntabwo arimo aramwitama, akamubwira ati sheri uri hehe Jessica. Ariko umugabo nyine akumva Jessica ntabwo nyine arimo arakoma, kandi Jessica twari tubonye ko yibereye kuri hahandi nyine yigire kuri wa mugabo wiwe bari kumwe aho nyine barimo bararyoshye. Umugabo akamuhamagara ati Jessica uri hehe. Umugabo nyine akagumya ahamagara Jessica atamwitaba, ariko nyine akibaza ahantu yaba yagiye. Umugabo nyine yagumye ashaka nyine ahantu Jessica yaba ari, arimo aranamuhamagara ariko akumva ntarimo aritaba, kandi Jessica twamubonye hari undi mugabo bari kumwe nyine mu rugo rw'uriya mugabo nyine bibereye nyine mu buryohe cyane. Naho umugabo we arimo arasama ahamagara Jessica amushakira mu nzu hose, munsi y'intebe, munsi y'imisego. Jessica we yibereye mu buryohe, yarebaga ku isaha akavuga ati se Jessica aya masaha ko yakabaye ari ahangaha ko nta kazi agira, ubu ngubu aba yagiye he, ku buryo atanambwira ahantu yagiye. Umugabo nyine biramucanga ahantu Jessica yaba yagiye, kandi nyine nta kintu yigeze amubwiraho ko ahantu yagiye. Wa mugabo nyine yagumye aho ngaho arimo aribaza ati se ubu ngubu koko wambwira ko Jessica yagiye. Ahita afata za ndabyo yarazanye azitereka aho ngaho ku meza, kandi nyine kuko yari amajije kubura Jessica yahise azitereka aho ngaho ku meza. Baratwereka umunsi ukurikiye Jessica nyine yari aryamye aho ngaho hari mu gitondo. Umugabo nyine yari amajije kwitegura ngo ajye mu kazi, yareba Jessica akabona araryamye. Jessica we yari yiryamiye aho ngaho nyine nta bintu by'amastress aba yishakira, niko umugabo nyine yamwitegerezaga nyine kwabona umugore we wararyamye akabura nawe ikintu yavuga, nyine yari ari gushaka kuba yamubaza ahantu yari yagiye umunsi w'ejo. Nyine mukabona Jessica araryamye, kumbi Jessica akibona ko umugabo we wagiye yahise atangira kuba yakebaguza atawe ati kiragiye we. Umugore nyine atangira kuba yakiruhutsa kuba umugabo we wagiye, ahita atangira kuba yatera n'amasiporo akavuga ati iriya mbwa gusa ubundi ngewe niyo kugenda ingenzura, ubundi iriya niyo nakagiriye ubwoba. Ati hari hanze aha hari abagabo bafite amafaranga rwose bakagiye bankanga, umuntu utagira ikintu afite ahubwo niwe rwose nakagiriye ubwoba nkaba bikaba ngombwa ko ndyama mpaka ngagiye. Ati sikigaragara ko nakamenyero pe, ubundi uyu nguyu rwose arava ku kazi mbanze musomere ngiye rwose, nibiba na ngombwa ngiye duhite dutandukana ngiye rwose, nta mpamvu yo kugumya rwose mfitiye ubwoba kano kabwa. Nyumvira disi ukuntu umugore aba agiye rwose nyine adashima, ahubwo akaba arimo aratuka umugabo wiwe ngo nakabwa. Baratwereka wa mugore umwe ucuruza kofi yari ari aho ngaho nyine arimo arategura aho ku meza, kebutse yahise abona wa mugabo umwe nyine wamuguriye kofi ejo, tangira kuba yamubwira turagarutse nanone. Ati se wa mugabo we ko ukunda kunywera aha ngaho warahakunze. Mugabo aramubwira ati rwose ngewe ikibazo ngewe mfite, ati mu gitondo ngewe rwose mu rugo ntabwo tujya duteka, ati niyo mpamvu rwose mba ngomba kuza kuba nafatira agakofi aha ngaha mu gitondo. Akamubaza ati se nyine umugore wawe ntabwo yakakagutekeye? Ati nakubaza niba nta kibazo. Ati rwose ikitumye nyine
mbikubaza ati nuko nyine buri gihe ngiye mu gitondo nyine mpanze ko nyine nk'umuntu ufite umuntu nyine muba hafi abo nyine utuntu twa mu gitondo dufatira mu rugo, niyo mpamvu bitumye mbikubaza rwose, ntugire ngo ni ukukwinjira mu buzima, niyo mpamvu bitumye mbikubaza. Umugabo wese atangira gutekereza ati umuntu mba hafi nyine ndamufite, ariko ntabwo bisobanuye ko ikintu cyo kunywa mu gitondo yakakimpaye. Ati sibye ko nyine yaje mu nijoro akererewe, biba ngombwa ko nyine nasize akiryamye, ntabwo ngewe rwose nigiriwe mbyitaho. Umugore atangira kuba yamubaza ati se umugore wawe yaje akererewe, ati yagiye ahantu utahazi? Umugabo yahise amubwira ati oya rwose nta mpamvu yo kugumya tubiganiraho ibyo ngibyo, ndumva icyo kiganiro tutakagumye tukiganiraho twabirekera aho ngaho. Umugore nyine yarabyumvisha aramubwira ati nta kibazo rwose, ubwo ngubwo n'ubundi urumva ko atari umwana. Umugabo yahise amubwira ati ajya akora ibyo ashaka nta kibazo, ntabwo ari umwana rwose nahangayikira, kuko umugore wanjye ndamuzi rwose ndamwizera, ntabwo ari umwana wapfa kuba yahibukira ibintu bimwe na bimwe bino bigezweho. Umugore yahise amubwira ati nta kibazo rwose, reka nawe mbe nagukorera agakofi, utaba wakererwa mu kazi rwose, reka mbe nagukorera agakofi. Umugore nyine yahise agenda agiye kumukorera agakofi, kuko yaramubwiye ko nyine agiye kuba yamukorera agakofi. Nkwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe waba wayikora, muri comment umbwire ko ino video wayibonye, niba yagushimisha ukore no kuri like. Baratwereka nyine umugabo bari bamuzaniye nyine agakofi, kuko yaramubwiye ko nyine agiye kukajyana. Ese amubwira turakoze cyane rwose kuba ukankoreye agakofi nkako, ariko umugore nyine uragira ngo undebere, yahise afata urupapuro arushyira mu ikote ry'uno mugabo, tangira kuba yamubwira ati rwose uri umukiriya w'imena, ati byakabaye byiza rwose ugiye kujya uhora uza aha ngaha, ati kuko ngiye rwose nakwikundiye rwose kuba umukiriya mwiza. Umugabo yahise amubwira ati nanjye rwose nta handi n'ubundi nari hano najyaga ngurira, nuko wenda abandi najyaga mpasanga ntabo nyine bari bahari, ariko ni hano najyaga ngurira. Umugabo yahise yigendera, ariko umugore nyine bigaragara yari yikundiye uriya mugabo, akajya amureba nyine akamwitegereza cyane. Umugore nyine nawe yahise yigendera, kuko n'umugabo yari amajije kugura. Baratwereka wa mugore nawe yari ari aho ngaho rwose, ari mu nzu arimo nyine ubwo ngubwo barimo aribitekerezo ukuntu agiye kwigira ahantu. Arebye neza yahise abona za ndabyo wa mugabo yari yazanye, atangira kuba yavuga ati sibi ni ibiki, ninde wabizanye aha ngaho ubundi? Umugabo rero nyine atangira kuba yavuga ati ngandebera rwose yambwo ubundi, ati ubu ngubu ibintu ashoboye ni ukugura indabyo uyu nguyu we rwose. Umugore yakibona zino ndabyo yahise atangira kuvuga turinjije gusa, ati ubu ngubu ikintu ushoboye ni ukuza ubangatanya indabyo, abandi barazana amafaranga wowe ukazana uburabyo, ubu ngubu se ngewe wazambwiye nkakugurira uburabyo nk'ubu ngubu ku buryo wajya uryamaho rwose ugasinzira? Ubu ngubu mfata ute ku buryo ngewe wakumva ko ngewe indabyo ari cyo kintu mba nkeneye mu buzima bwanjye? Nyumvira disi umugore nyine ukuntu aba arimo aravuga, ngewe rwose ubu ngubu ngewe ndimo ndibaza, ati ubu ngubu ibintu nshaka gukora mbikoreye cyangwa ngewe nkugirire impuhwe? Ati ngewe rwose ntekereza kuba nagenda nkakugirira impuhwe, ariko ngewe ibi birabyo rwose ngewe uzabaze ntabwo ndi umwana ngewe wo guhereza ibirabyo nk'ibi. Umugore yahise afata za ndabyo umugabo yari yamuzaniye ahita azinagaho hasi. Baratwereka umugabo nawe yari yitahiye nyine, aza ahamagara Jessica, nareba ko Jessica yaba ari aho ngaho, aravuga ati reka muhereze twa turabyo. Akebutse nyine areba za ndabyo ahantu zari ziri, tangira kuba yazireba nyine akibaza ati se za ndabyo yazijyanyira? Umugabo yitegereje neza yahise abona za ndabyo nyine ahantu Jessica yazitaye, biramutungura nyine kubona ukuntu yamuzaniraga indabyo mbere, ariko akaba izo yamuzaniye yazitaye aha ngaha. Tangira kuba yavuga ati se Jessica niwe wataye zino ndabyo cyangwa zahirimye? Umugabo nyine yabitinzeho cyane nyine kubona zino ndabyo zaguye hasi, abona n'umugore we waraje, atangira kuba yamuhamagara ati sheri, ati bimeze bite? Tangira kuba yamubwira ati nta kindi kintu wambwira se, nibyo byonyine birahagije ra kuba wambaza ko nabyutse? Tangira kuba yamubwira ati se sheri, kuba ubyukanye umutima mubi ni ikihe kibazo? Nubwira ati ngewe rwose mba naguhaza ngewe ibintu bumbwira ngewe ntabwo mba ndimo ndabyumva neza, ati icyo nicyo kintu cya mbere wakambwiye ngewe. Tangira kuba yamubwira ati se sheri ni iki kindi nakakubwiye? Ati se zino ndabyo ngewe ko mperuka ukunda indabyo nk'izi ngizi nkaba nazizanye ukazitanu hasi, ni ukubera iki wazitaye aha ngaha? Umugore aramwumva, tangira kuba yamubwira ati wagiraga ngo nzikoreshe iki? Ati ibyo barabirya, ibyo barabirya wagiraga ngo nza kubirya, ariko ngewe ubundi umfata ute ngewe ko nicyo kintu ngewe nakakubajije? Atangira kuba yamubwira ati se sheri, ati ko wahindutse cyane, ati mbere nakuzaniraga indabyo rwose ukishima ukaba wananshimira, ariko ubu ngubu ndazikuzaniye, ati se izi si zo wakundaga? Ati reka mbanza nkubwire ngewe, ati ngewe ntabwo ndi umwana wo gukunda indabyo we, ati ibyo ngibyo ntabwo babirya, ati si byo babishyira mu gifu kikabisya, wajya ugira akenge koko? Ati nibyo mpamvu ndamo nkubwira ko rwose wowe hari ibintu byinshi ubura mu mubiri. Nyumvira disi ukuntu umugore aba arimo arabwira umugabo wiwe. Umugabo rwose yahise atangira kuba yamwitegereza, aramubwira ati ibyo bintu se niwe ubivuze? Ati se nyine uragira ngo nkubwire ngo iki? Ati ngiye rwose ndihangana, nta mafaranga ufite ugatangira ukaza umbwira ibintu by'ubusa, uzana ubuntu bw'uburabyo aho ngaho, ubwo ngubwo ubibona tuzabaho gute? Turakodesha, uraza umbwira ibintu by'ubugoryi aho ngaho ngo wowe nguzanye indabyo, nicyo kintu rwose uba wazana, ntiwakubaka inzu nk'ubwo wowe ni ukuza ucyuye uburabyo aho ngaho gusa ukumva ko wakoze ibintu by'ubugabo aho ngaho gusa. Umugabo yahise atangira kumubwira ati sheri, ati
ati wigira ikibazo rwose ukwezi kugiye gushira vuba ahangaha nzakugurira imyenda nkugurira ibintu byose rwose ukeneye ati ku buryo rwose uzishima ukwezi nikurangira ndabizi rwose ukwezi kugiye kurangira rwose uzishima. Umugore yahise atangira kumubwira ati rero naho ngaho wera imbwa ati ubu utegereje amafaranga yo ku kwezi gusa ukumva ko rwose azaza akemura ibibazo byose biba biri ahangaha ndakenera kugura imyenda wowe ukaza wasamye aho ngaho gusa dukeneye kurya ibiki n'ibiki ugatangira ukaza ubundi se uri mugabo nyabaki ngiye ko aricyo kintu kiba cyanancanze ngewe umuntu utatekereza kure ngewe rwose ni icyo kintu mba ndimo ndibaza ati nta mugabo ukurimo pe kandi ndabikubwiye rwose nta mugabo ukurimo. Umugore nyumvira ukuntu rwose arimo aratuka umugabo umugaburira kuba akorera ukwezi ubu rwose nta mugabo umurimo. Umugabo yahise atangira kumubwira ati sheri ati wigira ikibazo rwose ukwezi nikurangira nzakugurira iyo myenda rwose urimo urakenera duhahe ibiryo rwose tuzakoresha rwose ukwezi gushire ati ibintu byose nzabigura rwose we ntuzagira ikibazo ibintu nzabigura ari byinshi. Umugore yahise amubwira ati rero mva nkubwize ukuri ngewe ibyo ngibyo rwose nabihaze kubyumva reka nkubwire n'ikindi kintu ati ubu ngubu ngiye ndigendeye nta mpamvu yo kugumana n'imbwa nkawe kandi mbivugiye ahangaha nta mpamvu yo kugumana n'imbwa nkawe. Umugabo yahise atangira kumubwira ati se basi kujya mu rugo iwanyu nicyo cyaba ari igisubizo cya nyacyo basi kunsiga ahangaha nicyo cyaba ari igisubizo cya nyacyo kandi rwose twagahanganye tukabirwanya. Umugore yahise amubwira ati ngewe nta mwanya mfite wo kurwanya ngewe ubukene ahubwo ngewe buzajya bumbona buhunge kandi ngewe rwose sinzi impamvu rwose ubutanyumva ati se ngenda ajya mu rugo ngewe nyine ndajyayo kumarikira ati nashaka n'ahandi njya ngewe ndigendeye ngewe nta mpamvu yo kuguma ahangaha kandi ibyo ngibyo ndabikubwiye. Umugabo yahise areba za ndabyo ze atangira kumubwira ati se ugiye kugenda nyine dupfuye iki ngewe nicyo kintu ndimo ndibaza tugiye gupfa iki ku buryo nyine wavuga ngo uragiye ngewe banza umbwira ikintu cyatuma nyine uvuga ngo uragiye. Umugabo ahita atangira kuba yamubwira ati ngewe rwose usigaye ugira agasuzuguro kenshi mubwira ibintu rwose ukahita ntubyumve neza. Yahise amurasa urushyi aramubwira ati we gasopo ngewe. Umugore yahise yigendera nyine umugabo bari bamajije kurumutamika aza yirukanka cyane rwose akurikira umugore wiwe. Umugabo yahise aza yirukanka cyane amugenda inyuma tangira kuba yamubwira ati Jessica ati rwose wareka gukora ibyo bintu tangira kuba yamubwira ati rero mva nkubwire wa mugabo we ngewe nakubwiye ntiwongere kuba wamfata rwose ngewe ntahita nguhemukira ngewe rwose atumva bari rumereza amahoro ntabwo ngewe nshaka kuba nagenda rwose mfite ngewe umujinya ati reba rwose nawe reba ubuzima tubayemo. Umugabo atangira kuba yamubwira ati ariko ngewe mu buzima tubayemo mba mbona rwose ari ubu ngubu rwose burahagije kubera ko amafaranga nkorera ku kwezi araza agakemura ibibazo by'ahangaha nta kibazo rwose njya mbona. Umugore yahise atangira kumubwira ati se wabibona gute nyine urimbwa njye niba nta kibazo ubona ahangaha ngewe rwose ndigendeye. Umugabo yahise atangiye kuba yavuga ati se nakora iki sheri ko ngewe rwose aricyo kintu ndimo ndibaza nakora iki. Umugore nyine yari afashe umwanzuro wo kuba yagenda. Umugore nawe yahise atangira kuza afata imyenda. Umugabo atangira kuba yamubaza ati se sheri ati wambwiye ahantu basi ugiye mubwira ati nkubwire iki ariko wowe urimo urambaza iki ni hehe handi ngiye nyine ngiye aho nshaka ngewe ntabwo nkiri umwana ubaza aho ngiye ngewe rwose ngiye aho nshaka. Umugabo yahise atangira kumubaza ati se basi hari undi mugabo wabonye basi ugiyeyo basi wenda mbimenye. Umugore yahise amubwira ati ibyo ngibyo ntibikureba ngewe nabikubwiye ngiye aho nshaka kandi nta kindi kintu wakora kugira ngo mbihindure niyo wapfukama hasi rwose. Umugabo asigara aho ngaho arimo aramubwira ati sheri wareka gukora ibyo bintu koko wanyumvishe basi bwa rimwe basi ngiye ko gukunda. Umugabo disi umugore we yari yifatiye umwanzuro wo kuba yagenda ko kubera nta bwatsi agira. Umugabo asigara aho ngaho rwose arimo aravuga ati se mana we ati kubera iki ibi bintu birimo birambaho ibi ni ibiki. Atwereka hashize iminsi mikeya wa mugabo nyine yari arimo aritunganyiriza imyenda yiwe kuko umugore we nyine yari yarigendeye. Umugabo nyine arimo aritunganyiriza imyenda azamuye rya kote cyagiye nyine wa mugore yashyizemo agapapuro yumva ikintu nyine kiri mu ikote avuga ati icyo ni igikira numvishemo hano mu ikote. Umugabo arebye neza yahise abona ni urupapuro. Kumba arebye kuri rwa rupapuro hariho nimero za wa mugore umwe bita Donata wa mugore nyine umwe ucuruza hari amwe bacuruza amakofi yari we washyizemo nimero. Umugabo akibibona nyine kuko bari babwiranye amazina yahise rwose abibona rwose ahita abyibuka ko ari we nawe ikindi yahise akora. Umugore yari yagiye nawe nta kindi yahise akora yahise aporofitira mu kavuyo ahita afata nimero ziwe ahita azandika atangira kuba yamuhamagara. Agifata telefone yahise atangira kuba yamupangisha amubwira nyine ngo babe bahura nta bindi byinshi rwose kuko n'umugore we yari yamutaye bahita bapanga ukuntu bagiye kuba bahura. Baratwereka wa mugore Donata yari yicariye aho ngaho rwose ategereje nyine umugabo wamubwiye ngo baze bahure. Umugabo nawe ntiyazuyaje yahise atangira kuba yamubwira ati Donata bimeze bite ati ni sawa rwose Oscar. Atangira kuba yamubwira ati mbona rwose wambaye neza uragaragara neza ntabwo rwose nari kumenya ko rwose usa gutyo iyo ntaza guhura nawe uyu munsi. Umugore yahise atangira kuba yamubwira ati urakoze cyane rwose ariko ibyo bintu urengejeho ntabwo byari bikenewe ntabwo rwose ndagaragara neza rwose. Umugabo yahise atangira kuba yakuraho iturabyo aramubwira ati se utu tuntu ntabwo uri budukunde ati nizere ko zino ndabyo rwose uri buzikunde. Umugabo disi yaramuzaniye indabyo umugore byahise bimutungura ukuntu yakekaga ko nyine bikomeye byahise abona
mbona ko byoroshye. Atangira kuba yamubwira ati se ngo babibwiwe n'iki ko nkunda indabyo zimeze gutya. Umugore byaramutunguye cyane, ahita atangira kuba yamubwira ati Oscar urakoze cyane rwose, zino ndabyo ndazikunze. Umugabo byaramushimishije cyane, atangira kuba yamubwira ati buriya ngewe nuko ngewe wagira ngo ni ibintu bihuriranye, ati umugore wanjye yantaye. Umugore yahise atangira kuba yamubwira ati si ibyo bintu byashoboka gute ko umugore wawe yaguta, mu buhe buryo nyine umugore wawe wambwira ngo yagutaye? Umugabo yahise atangira kuba yamubwira ati nanjye rwose sinzi ukuntu yagiye, yambwiye nta n'ahantu yageze ambwira agiye, siyigeze ambwira niba agiye iwabo cyangwa ari ku wundi mugabo. Umugore yahise atangira kuba yamubwira ati rwose we wigira ikibazo, ati niba ari ugaruka azagaruka rwose, ntago ari umwana nk'uko wabivugaga, umugore wawe ntago ari umwana. Umugabo akamubwira ati nanjye ndategereje wenda kuzareba ko rwose azagaruka, atawukora ibyo ngibyo rwose tubiveho, ati turebe ahantu rwose tujya kwicarira twirire. Umugore yahise amubwira ati nta kibazo rwose tugende tujye kwirira. Nawe nta muntu uporofita yahise amubwira ati fata ahangaha rwose muri poroto, harigeze ni poroto mantora ni poroto manje, fata mwahangaha twigendere. Baratwereka wa mugore umwe wataye umugabo wiwe nyine yari ari aho ngaho arimo arateka nyine, arimo arapiga imyaka ari aho ngaho rwose kuko yari yarataye umugabo wiwe. Baratwereka nyine yari yiziye ku wundi mugabo, abonye umugabo abyutse ahita atangira kuba yamubaza ati se uri mu biki wowe ko mbona we wacanye gaze uri mu biki? Atangira kuba yamubwira ati sheri, ati nari ngiye kuba nagutekera ibiryo rwose. Atangira kumubwira ati ariko wowe ubundi ubuhazi ibiki ngewe? Ati ngiye nakubwiye ko ngiye ntajya ndya ahangaha rwose, sinzi impamvu rwose utajya unyumva. Ati buri ibyo biryo ubuteka ukirirwa upfusha ubusa ugira ngo rwose ubiryo ubona bidahenze. Umugore atangira kuba yamubaza ati se sheri, ati kubera iki rwose uhora mvuga nabi, kuba nagutekeye wenda hari ikibazo cyari kirimo? Atangira kuba yamubwira ati ariko ngiye rwose ngewe sinzi impamvu uba ushaka kuba wavugana nanjye amagambo menshi, ngiye ibyo bintu ntabwo mbikunda rwose byo kuba wanyangiriza ibintu ngewe narabikubwiye. Umugore nyine atangira kuba yamubwira ati hoya sheri, ati ariko ntukajye urakazwa n'ubusa rwose, ntukarakazwe n'ubusa. Umugabo wese atangira kumubwira ati ariko ngewe ubundi mba ndimo ndibaza ubundi utekereza ute ngewe niba narakubwiye ko ngiye ndakunda ibiryo rwose nk'ibi ngibi, uvugira ngo ngiye nkubwize ngo iki ngiye mfite ahantu ndira. Umugore atangira kuba yamubwira ati se sheri, ati rwose gerageza bino biryo biraryoshye pe, ati bigeragezeho rwose biraryoshye. Aba yaramubwiye ati ariko hari ufite ikibazo cyo kumva ahari, ngewe narakubwiye ati ngiye mfite ahantu ndira aho hiyubashye, ntabwo ari ngombwa abantu bose mbonye ngo bantekere ibiryo. Ubu se ndwaye wamvuza? Wamvuza ra kuko mba numva wishyize hejuru. Umugore byaramutunguye nyine atangira kuba yamubwira ati oya sheri, ntabwo rwose ngiye mfite akaboko gateka nabi, ngiye nagutekera ibiryo rwose biryoshye rwose kurusha naho hantu urira, biryoshye kubi, ati ariko rwose ukabirya kandi bikaba biryoshye. Umugabo rwose yahise amubwira ati we, ati urimo uramvugisha amagambo menshi, nta mpamvu yo kugumya mburana nawe, niba wantekera ibiryo biryoshye, niba binaryoshye birye pe, ahubwo ikintu ngushakira akira afata ino myenda rwose ugire vuba vuba wambara, ati kandi aho nsanga urahazi, ati kandi ntuntinze gira vuba vuba unsange mu cyumba, nkunda iyo wambaye iyo myenda gusa. Umugabo yahise amubwira ati kandi ntuntinze gira vuba vuba unsange mu cyumba tugire utuntu dukurikirana. Umugore nyine yari ukuba ari ukwikurikiranira utuntu n'uriya mugabo, ibintu byo kumutekera ntakajya bimubwira rwose, aba ari ukumunaniza atazaba yamutera amibe cyangwa inzoka. Nkwibutsa kuba wankorera subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe waba wayikora, jya muri comment umbwire uko ino video urimo urayibona, niba yanagushimisha ukore kuri like. Umugore nyine yahise agenda ajya kubikurikirana kuko umugabo nyine yaramubwiye ati gira vuba vuba gira ahantu nsanga. Baratwereka wa mugabo we yari arimo arategurira cya kidomange gishyashya yiboneye, atangira kuba yavuga ati bino bintu ndabizi rwose araza kubikunda. Wa mugore nawe ntiyakigeraho ngo yahise atangira kuba yatungurwa cyane. Oscar nawe atangira kuba yamubwira ati ni karibu rwose urakaza neza. Umugore rwose aza ahantu rwose hatunganyije neza, atangira rwose nawe biramurenga nyine kubona ukuntu Oscar yagerageje kuba yamutegurira ahantu hameze gutya. Umugore wese atangira kuba yamubwira ati hano hantu rwose Oscar, ati we wigira ikibazo, ati aha hantu se ugira ubona ari ibirenze. Yatangiye kuba yamukubita imibizi umugore rwose, ariko byari byamurenze nyine ibintu Oscar yamuteguriye. Oscar akamubwira ati se hari ibintu bitunguranye wabonye mwaha ngaha? Atangira kuba yamubwira ati nta kintu kidatunguye kiri mwaha. Ati se nk'ibihe? Ati utu tuntu twonyine niko twagutunguye? Ati rwose ibintu rwose ni ibisanzwe. Umugore yaramubwiye ati si ukukubeshya, bino bintu birantunguye, ntabwo nari nzi ko rwose bino bintu rwose wabitegura kuri ngewe, nta kintu mvuze rega. Ati ntukajye ushyuha cyane rwose, nta kintu ngiye mvuze, ibyo wari gutegura byose byari kuba bimpagije, pfa kuba rwose byari kuba bikuvuyemo, ngiye nta kintu rwose mvuze rwose, ntukamfate nk'umuntu udasanzwe, ndi umuntu usanzwe, bino bintu babikorera abantu badasanzwe. Nyumvira disi. Umugabo byaramurenze nyine kubona ukuntu no mugore arimo aravuga nyine yacishije make, yahise atangira kuba yamubwira ati se n'ibindi, ati ngiye rwose ndifuza ko rwose wenda waza rwose nkakugira umugore, bikava muri biriya byo rwose twirirwamo byo kuba nyine tumeze nk'abana, nkaba nakugira umugore. Umugore ahubwo byahise bimutunga
gutungura cyane nyine ukuntu umugabo arimo aramubwira rwose ubona ko yirekuye rwose. Umugore yahise amubwira ati nta mpamvu yo kukubwira ngo nzabitekerezaho, ati ahubwo rwose reka nkubwire ko mbyemeye. Umugabo yahise amubwira ati cyane rwose nanjye nibyo nifuza. Uwo mugabo yahise atangira kuba yakegera umugore agiye kuba yamusoma, yahise yumva umuntu urimo urakomanga, tuwo nindera, tuwo muntu urimo urakomanga ninde? Umugabo yahise amubwira ati reka mbanze ndebe uwo muntu urimo urakomanga, ndaje twikomereza ibirori byacu. Uwo mugabo yahise yirukanka cyane agiye kureba umuntu urimo urakomanga, umugore nawe asigara ngo arimo araseka kuko yari yiyungukiye umugabo rwose yitomboreye, arimo aravuga ati mana we, ati mbega ibintu bitangaje. Aho ngaho hari undi wari urimo urakomanga rwose, yakomanze umugabo agifungura yahise abona ni wa mugore wiwe nyine Jessica wari ugarutse. Tangira kuba yamubaza ati Jessica, ati ubuse nyuma y'igihe uje kuba wamara icyangahara, ati uje gukora iki? Umugore yahise atangira kumubwira ati ndabizi uratunguwe, niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo ngutungure, nanze kuba naguhamagara, ndabizi rwose biragutunguye. Umugore yumva umuntu arimo aravugira mwaho ngaho ahamagara Oscar. Umugore arebye neza ahita abona bateguye, tangira kuba yavuga ati Oscar ngwino unsobanurire uno muntu rwose wazanye mwaha mu rugo, uyu muntu ninde? Umugabo nawe yahise atangira kuba yamubwira ati se nyine uragira ngo ngusobanurire iki n'icyo utarimo urabonara? Ati igihe wagendeye wibutse kuba waza ukambaza ngo uyu muntu ninde? Tangira kuba yamubwira ati se ubwo ni ukuvuga ngo bisobanuye ko mumaranye igihe kinini? Musobanuye ko mumaranye igihe kinini? Uyu nguyu niwe rwose wari umugore wanjye, amezi yose amaze rwose yaragiye, ubu nibwo yibutse kuba yaza kumbaza ngo ibintu ndimo. Umugore nawe yahise atangira kuba yamubaza ati se wa mugore we, ati ubu ngubu rwose nawe shyira mu gaciro, ati ubu ngubu nibwo wumva ko waza kubaza umugabo wawe ibintu arimo, umaze amezi arenga 7 umugabo wawe atazi ahantu uri, none ubu ngubu uje kuba wavuga ibiki rwose umubaza ibiki? Umugore yahise atangira kuba yamubwira ati umva rero nawe wankubwire wanshinziwe, ntago ari uko nguko bamvugisha wowe, urumva njyewe, ati ngiye rwose ntaho mpuriye nawe rwose wamutindiwe, ngiye ntaho mpuriye nawe kuko ndabizi umugabo wanjye ntabwo yabona muntu nyine uri ku kigero nyine kiri hejuru, ntabwo yabona undi mugore uri hejuru yanjye. Urimo urumva neza, uraza wihereza ijambo uvuga ibintu batakubajije, ibyo ninde wari ubikubajije? Ati ahubwo ngwino unsobanurire wowe ukuntu umbwira ibintu by'ubugoryi njyewe. Umugore yahise atangira kumubwira ati umva rero njyewe ntabwo njyewe ngo nsangira nawe, ati rero ahantu uvuye niba bakugaburiye byinshi njyewe umenye ko nabikurutsa njyewe. Umugore yahise atangira kumubwira ati umva nanjye nkubwire njyewe rero ko nkubwiza ukuri, njye ntabwo upfata nkagucurika. Umugabo yahise atangira kubabwira ati we, ati muceceka aho ngaho nta mpamvu yo kugumya mwatongana, ati reka nkusubize basi wenda mu magambo makeya, ati umaze amezi arenga 7 rwose tutazi ahantu uri, ati rero sinumva ko rwose wafata umwanzuro kuza rwose dutandukanye mu bintu byiza twari twibereyemo, kandi urabibona rwose ni byiza. Umugore yahise atangira kumubaza ati se Oscar, ati ubu ngubu wavuga ayo magambo rwose ngo mu bintu byiza, basi se muramusigaye munakundana, basi wenda narinzi ngo uraza kwisubiraho numbona, none urakomeje uvuga ko rwose muri mu bintu byiza. Ati Oscar rwose umugore areke kukubeshya rwose, dore umugore wawe naje rwose areke kukubeshya. Bakamureba rwose ibintu umugore arimo aritapagura, ati yigo, ati nibyo. Umugabo nyine akamureba agaseka cyane, ati ibyo bintu rwose urimo uravuga ndumva rwose biryoshye, komeza umbwire nta kibazo ndimo ndumva. Umugabo nyine nawe akagumya amwokera amubwira ati mbwira nta kibazo, mbwira ndimo ndumva. Umugabo yahise amubwira ati rero nuba wasoje, ati cyakurikiraho nuko wakisokera. Umugore yahise atangira kuba yareba rwose akavuga ati Oscar ndeka nkubwiza ukuri nanjye rero, ati nta kibazo ndagiye, ati ariko ngiye rwose ndakubwira ko rwose nta minsi muzamarana n'uno mugore, ngiye rwose, ati nta minsi muzamarana, ngewe ndaza kuba nasenga nkoresha imbaraga zose kugira ngo rwose nta minsi muzamarana aha ngaha mutarashwana. Umugabo yahise amubwira ati nyine soko bivuga urimo uragenda, wibivuga uhagaze aha ngaha, ibyo ukora uzabikore, ariko ubikora uzabikore wasohotse aha ngaha. Amubwira ati ngenda kurabuye rwose ibyo ngibyo ubitega amaso rwose, ibyo ngibyo ntabwo bizatinda kuba wabibona, warangiza rwose ngo ngiye wanyanga, nta muntu wanyanze rwose ngo bizamugwa amahoro. Umugore yagumye abatera ubwoba aho ngaho, arimo arabwira ati Oscar ngenda agiye, ati ariko ngiye rwose ubimenye ko nta mahoro muzagira aha ngaha. Oscar nawe yaje amukurikira rero atangira kuba yamubwira ati Jessica, atumva nkubwire, ati ubundi wowe reka mbanze nkubwize ukuri, numvaga ko ugiye rwose ngiye rwose nzababara, ati ahubwo wowe reka nze nkubwize ukuri, ati vuba aha ngaho rwose witegure kuzaza mu bukwe bwacu, nzagutumira rwose ntuzagire ikibazo. Umugore yahise atangira kuba yamubwira ati hoya rwose ibyo ngibyo by'ubukwe bwanyu ntabyo nkeneye, ati ngiye icyo nkeneye nuko ngiye rwose muzambona ngiye mubabaye. Ahita amufungirana rwose, agiye kumubwira nyine ngo icyo ashaka nuko azababona nyine bababaye. Umugore nawe yageze hanze atangira kuba yavuga ngo ubukwe, ati bafite ubukwe we, ubukwe tutakoze barabufite. Umugore nyine yatangiye kuba nawe yakicuza ibintu nyine yabaye yakoreye no mugabo, atangira kuba yavuga ati mana yanjye we, ati ibi ni ibiki nakoze. Umugore nyine biramurenga cyane. Nkwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe wabayikora, jya muri comment umbwire uko ino video wayibonye, niba yanagushimishije ukore kuri like.